Kofi ntago nari muzi cyane twahuye nka kabiri kwa Kari nijabo yari umuntu nawe nyine uza gasesengura agatanga ibitekerezo nk'umwarimu agatanga ibitekerezo ku bya Kongo ku bya Uganda ku byo mu Rwanda ku biki yari umuntu utanga ibitekerezo ariko hano muri no mihanda aha hantu tuhakura inshuti tukakura n'abanzi uwo muntu yagomba kujya kureba Musanze yari yamaze kuba nk'umuvandimwe we kandi barahujwe n'ibiganiro yari umuntu umukurikira twande mama Sauri bafitanye gahunda bagomba kubonana ngira ngo kuwa gatanu banziriza Pasika ntibyakunda ngo bigeze kuwa gatandatu babura telefone ye noneho ngo bakamuhamagara ntiyitabe nyuma ageze hagati ngo akanika ngo ngize gahunda yihutirwa ngiye Bugande kandi Bugande haba network za MTN yacu wenda guhamagara ntibyapfa gukunda ariko nabwo birakunda cyane kwitaba birakunda rero kugira ngo iminsi ibe 3 5 ni byinshi nanze rero kumbwira ngo abarangara ni bande aho twaba tugiye kwitana ba mwana ndaza gutera imetero nkubwire kuki barangara yego cyangwa inzego zikirangaza right kuko izo zose ndi kukubwira nta numwe nubwo uri kumbwira uti urwego rw'ubugenzacyaha ribu rwafashe umuyobozi wa ISTT izabanje izo zose mvuze urutonde hari numwe wigeze wumva mu nzego z'ubutabera namurangira byumve ari ribu ari parike ari polisi ari umuvunyi yajya gutamiza ukamubaza si cyo kibazo se nyine ni education no kubaza ukabyigisha abantu urinde wo kubaza umuntu wakugura inzoga ngo uyakuraye ntabwo isi yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba hashaka byoroshye nk'uyu munsi umva iyi nkuru ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike ubuvuzi kwakira no kwita ku bantu uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub ukutamenya kwawe kurangiriye aha Der Sprachenhub ni German Language Academy ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga kubifuza kujya gukora kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage kuminuza cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye amasomo atangwa mu gitondo nyuma ya saa sita nimugoroba no muri weekend aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi Autriche Luxembourg n'ibindi iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG rimwe Street 12 hamagara 07 90 13 98 22 isi ntabwo ari itera imbere nimwe muyiteza imbere Der Sprachenhub reka tubasuhuze abakurikiye Karegeya Omar pano twizere ko mumeze neza cyane nabonye na abbreviation mwaratangiye kuyumva ndabona abantu bavuga bati rwose tuba turyamye kuri KOP natwe turi muri KOP so fresh Karegeya yes umeze neza se mwana candaho nuko ari igihe cy'imbeho kwezi kwa kane tumenyereye ko ari igihe cy'imbeho ubukonje haba ubukonje ku mubiri haba ubukonje bw'ikirere haba ubukonje bwo mu mutima kubera tuba tugeze ibihe byo kwibuka minsi mibi icuraburindi igihugu cyanyuzemo nuko byari bimeze n'ubundi nta zuba ryavaga imvura nayo yagize akamaro kanini muri ibyo bihe na wenda nuko gukonja nyine nuko gukonja byari bifite ntuza ntabwo abantu babaga bashamadutse ariko urumva imvura yari aho wihishe aho ugane kumva
mu rutoki ariho wakishe mu rutoki amakoma urazi imvura yo mu rutoki ntipfa kurangira komeza agatonya agakomeza nyine nanjye cyo mvuga tutirengagije ko hari n'ibitero yahagaritse bien sûr ariko nyine ni ukwezi kwa kane nuko ubukonje ntibisanzwe nibisanzwe ni igihe cyaba bigita mu itumba ariko noneho bikongeraho nyine ko mu gihe habaga icuraburindi ritera jenoside ikorerwa abatutsi wabonaga ibyo bituma abantu bakonja mu mutima niyo mpamvu ubona gahunda zose zigomba kugenza gake abantu bishimye bari mbarwa yego haba imihango ubundi kera imihango yose yabaga ari y'ibyishimo ariko ubu none tugira n'imihango yo kubabara yego niko bimeze imyaka 30 ntago aba ari ubusa imyaka 30 ni igisobanuro kinini ko nkurikije nuko umukuru w'igihugu yabivuze ejo bundi mu kiganiro yagiranye na TV10 radio na TV10 ndetse na Royal FM hari icyo kintu yavuzeho kijyanye n'imyaka 30 bavuga ko ubundi mu myaka 30 amateka yisubiraga ibintu bikazamba ariko ubu ngubu nibura hari 30 y'agahenge kabisa bisaba urumva guhagarika iyo trend bimenyerewe ngo buri 30 ariko noneho 30 irangiye hagaze niyo mpamvu hari generation isa naho yakabaye itekanye 30 ni myinshi abari ku mashuri barashatse barize bararangiza babona akazi bararongora barabyara bari kwigisha batangiye gushyingira cyane n'ubwa mbere kugira ngo iyo generation ize gutyo ari situation iri imwe kurangiza kwiga ukashaka akazi ugashinga urugo ukabyara ukarera ukigisha ukageraho ushyingira ubundi kera muri ibyo bibajyaga kugira wenda pene abana batangira ishuri ukumva ngo ejo bundi wajya kubona cyangwa wigaga ukabona kugira ngo utangire icyo kivi ucyuse kuri uko ayo mayogi yose baheture byari bigoye rero ni ibyo ngibyo reka rero muri rusange abakunzi cyangwa se famiye ya Karegeya Omar Pano tubwire nyine ko natwe twifatanyije n'abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe guherejo rwose kugeza iminsi 100 ubundi yahariwe icyo gikorwa so rero Karegeya ngira ngo nubwo tutari duherukanye ku mihanda hari byinshi duherukana harya bya STT byaratangira byatangiye ariko ribi itarata muri yombo umuyobozi ubonye yabidekaraye byari bikiri ntuza abantu bari bakikreminga ariko kandi nabonye ariko buriya Kofi abarwa nk'umunyamakuru oya Kofi ni nk'abantu bariya bose baza ku mihanda yego umunyamakuru tubara nuri accredité muri RMC ariko nibyo tuba turimo inama nyinshi dejo twakoze indi kuri Sainte Famille byose tuba dushaka kugira ngo ese tumaze kubona ibyiza by'itangazamakuru mu miyoborere ya demokarasi ntago twakumira ofete cyo ni ukuba maso ukamenya ngo uryinjiyemo ushaka kuriha sapoti araza te hanyuma yafashwa te yacungwa te kugira batagira kuko ubundi itangazamakuru rituma imiyoborere igenda neza cyambere rikamenyekanisha ibyiza rikanamenyekanisha n'ibitagenda ko demokarasi irangwa no kugira accountability transparency na citizen participation ese ubuyobozi bwereka abaturage ibyo bubakorera abaturage bakabigiramo uruhare kandi bugakorera mu mucyo bukabazwa inshingano ibyo rero byose uko ari bitatu kugira bigerweho muri bwa butegetsi inyubariza itegeko nshingategeko n'ubucamanza haza ubwo bita ubwa kane butagaragara
bw'itangazamakuru kuko ibyo byose navuga ngo iki se nka articulation jointage igihuza n'itangazamakuru buriya itangazamakuru ritabaye ririho ntabwo umucamanza yamenya iby'inteko itegeko inteko yatoye cyakoze kabisa ntabwo umudepite yamenya ko guverinoma yakoze umuhanda yabwirwa n'iki ariko itangazamakuru riragenda bati munsi umutwe w'abadepite watoye itegeko iri n'iri rijyanye n'umuryango uyu munsi mu karere ka Gicumbi batashye umuhanda uyu munsi urubanza rwa Jean Paul na Sigi Gasana cyose ni itangazamakuru umudepite yazamenya gute iby'urubanza rwa Jean Paul itangazamakuru nubwo ritaza muri za pawazi eshatu ariko ridahari buri kimwe cyaba kigenga ku gasozi kacyo nuko wenda inzego za hano zisa naho zegeranye ubona ko byinshi centre ni Kacyiru na Kimihurura ariko se sipoza inteko ibaye iba nk'Ikayonza inteko iba Kayonza guverinoma ikorera ihuye inkiko z'ibimusanze hatari itangazamakuru none rero ibyo iyo bihuye nibwo bigaragara ko biri gukorera umuturage n'umwe umuturage bikorera n'umwe yego arabibwirwa n'iki se ko bihari umunyamakuru itegeko ritowe umunyamakuru akarimenyekanisha urubanza rubaye umunyamakuru akarumenyekanisha ibikorwa guverinoma ikoze executive umunyamakuru akabimenyekanisha ibitagenda akabimenyekanisha igihugu kikaba kimwe yego yego ni ukuvuga ngo iyo reka mbyite kore itangazamakuru ni nka kore ihuza bya bindi byose za pouvoir eshatu zindi itabaye buri kimwe cyaba kigenga ukwacyo nibyo ngibyo rero ubwo nayo mubajije kuri Kofi kuko nabonye nawe hari inkuru ziri kuvugwa ko yabuze ubwo kubura atari kuboneka kuri telefone kubura ni ikindi kindi ariko kandi twanabonye ribu igaragaza ibisambo abajura bakiri bato bato cyane kuko isomo ririmo ni ukubera ni imyaka iyo utangiye kuba cyonjoroka ungana kuriya munsi ya 20 koko mfafangiye 20 umanza nari nkiga imanite bariya nuko biza amashuri hari arangizwa vuba cyangwa twe uko twigaga dutinze numva kuko nzi ko nabonye narangije imanite mfite 22 none undi kuri 22 yatangiye kumenya mwatangiraga mutinze rero twigaga imyaka 8 yego twigaga imyaka 8 none undi ku myaka 19 ari muri bande y'amabanda akaze akoresha house party ajya mu alimentation akamanuza ibintu azi kunywa inzoga ya 200 kandi twebwe ndakumenyesha ko na Primus twiga mu wa gatandatu ntago kumara icupa ryose byabaga ari intambara Primus ibamo ibirahure 3 twarifataga twari abasore 3 tufite akagroupe hebana ku cyumweru igiceri cy'ijana cyangwa inote y'ijana nyina neza hetse rubaduka mukagura icupa rya Primus mukarigabanyamo ibirahure 3 yego buri umwe akarahure tugasubira muri internet haba hari undi ufite irindi ijana naryo ubwo wabaga ari umureti w'amagi 6 igi rya 15 mukabanza kareti k'amagi 6 mukakagabana muri 3 amafaranga 90 hanyuma ijana rindi mukarigura Primus buri muntu akarahure basi mukajya kurenzaho video cyangwa boom so urumva none rero uwa 20 wa kino gihe ari kugaragara mu itsinda rishobora kweskuruka rishobora kubeshya ko rigiye kwishyura kuri mobile money ntiryishyure rishobora kujya muri alimentation rigafata ibintu bikuzuza imodoka rishobora kwiba plaque rikajya gukoresha amanyanga rishobora kujya muri house party n'ibiyoga bihenze ubwo ya generation twavugaga nayo ni ibibazo so rero urumva guys wenda ntarajya kuri yo kan ubundi yabo bajura reka wenda nsubira inyuma gato yampere kuri icyo cya Kofi nabonye nacyo kitari kuvugwaho rumwe ariko Theogene Manirakiza umunyamakuru ubonye yinjiye mu nkuru agenda agira ibyo abaza yavugana n'abantu bamwe baziranye na Theogene yego baziranye na Kofi mbere na mbere
mpere inyuma gato ubundi Kofi kubura ni inkuru, kubura kwe ni igitangaza cyangwa biri likely? Kuko nawe mu kiganiro yakoze mbere y'uko abura yavugaga ko ngo hari abantu bari gushaka kumushyirishamo. kumushirisha Ngo sinzi ba nkoresha imvugo ibyo iboneye. byose Kofi ntabwo nari muzi cyane, twahuye nka kabiri kwa Kari Nijabo. Yari umuntu nawe nyine uza agasesengura, agatanga ibitekerezo nk'umwarimu, agatanga ibitekerezo ku bya Kongo, ku bya Uganda, ku byo mu Rwanda, ku biki. Yari umuntu utanga ibitekerezo, ariko hano muri ino mihanda ibintu bishobora kuguhindukana bitewe n'uko uvuga. Nkunda kubyivugira. N'ejo bundi hari umuntu wantumiye mu biro bye ndabimubwira. Mu buzima bwose ariko cyane cyane nko mu Rwanda bimenya ngo ni wowe uvuga, urinde, uravuga iki, urakibwira nde, urakivuga ryari, urakivugira hehe. So ibyo rero byose ubwo buzima tubamo buriya vraiment tujye dushima Imana, kuko kano kazi tubamo kaba uyu mwuga dukora byinshi, tuvuga byinshi byubaka, ibisenya, ibihungabanya abantu. Ejo bundi muri kino cyumweru nagize ikibazo rwose. Hari umuyobozi sinzi nahutaje niko navuga, sinzi uburyo umuyobozi w'umurenge ahantu mu murenge we harimo ikibazo cy'umuyobozi w'ikigo harimo amafuti. None nza kumenya uwo muyobozi w'umurenge akaba afite impamyabushobozi y'ikirenga. Uko wagusesengura kwacu mba ndavuze ariko se ahantu hayoboye umuntu ufite impamyabushobozi y'ikirenga niho habamo ibi ngibi. Ntabwo byamushimishije. Akazi tubamo, ibi bintu tubamo rimwe na rimwe hari abo bihutaza, ariko nyuma ejo naramuhamagaye dusabana imbabazi, ambwira ko yababaye. Ndavuga nta yindi ntuza yari ibiri inyuma, mwohereza n'abandi banyamakuru bakorana n'ikindi kiganiro. Vraiment niba hari igihe iyo bintu bibaye muri uno murimo, kera twajyaga tugera aho tugakora assessment mu mwaka muri Pax Express. Buri muntu akabaza ngo inkuru yagushimishije, inkuru yakubabaje, inkuru wakoze ikababaza abantu, inkuru wakoze igashimisha abantu. So aho rero niho Kofi ashobora kuba yatakarira. Watangiye umbaza utese ni umunyamakuru, icyo ni kimwe. Kuba umunyamakuru hari kwinjira mu mwuga w'itangazamakuru no kugira ibyangombwa byawo hari ibyo bisaba. Mu bisabwa haba harimo ubumenyi, haba harimo amahugurwa, kuko umuntu ukwinjiza muri uno mwuga hari ibyo aguteguza, ugomba kwitwararika. Rimwe na rimwe ukaba wabigwamo, wasitara, ubishaka cyangwa utabishaka, cyangwa muri ya mivugire, cyangwa ukavuga ikintu igihe kitari icyacyo, cyangwa uba ukibwira abatari bo, cyangwa se ukivugira ahatari ngombwa. Ntabwo byose bivugirwa ku karubanda. Ibyo byose rero niho umuntu agenda, niho kugenda ku magi. So rero ababizamo mu buryo abakibizamo ari bashyashya ntibabone iya kompanyuma, kuko iyo ubyinjiyemo witwa umunyamakuru professionnel, rimwe na rimwe abasiniya bakuba hafi, n'urwego rushobora kukurokomanda tuti kanaka jya umugenderaho, cyangwa se ibyo ukoze jya ubanza umuhe. Nko mu nkuru zanditse, usibye ibingibi imihanda ya YouTube, mu nkuru zanditse imyaka 3 ya mbere urandika ugahereza editor baguhaye, nawe agahereza undi chief editor, inkuru ikabona gusohoka. Ariko ino mihanda yo turavuga kugira ngo umare umwaka uvuga abantu, uvuga ibintu, nta muntu nta nubwo byashoboka. Umwaka se wo wawumara. Nkatwe niba nanjye bimbaho wenda ndi professionnel, undi washobora utari professionnel we rwose bishobora kuba kenshi cyane. Ibi rero byatuma Kofi yumva adatekanye muri we, bishobora kuba byinshi, kuko urumva twebwe niyo bivuze rimwe na rimwe amaburaburize, nubwo RMC iriho rumanda idakora neza ibyayo, ariko nibura afazari iyo bimenye hari ikikora imenya. Ariko kuri Kofi rero hajya bambwe ngo yigishaga Kimisagara, ariko umuntu uri winjira ushaka kwinjira mu kazi ntabanze kubisaba ngo RMC mumenye, we agira ubwoba cyane kuko aravuga ati n'umwavoka nzamwishyurira, kuko twebwe aba professionnel RMC twishyurira abavoka
ku masezerano ifitanye na rafa. Yego. Iyo atekereje ati noneho ngewe ni kubita utababarira kuko ni direct mu nkiko, mu gihe umuprofesiyoneri habanza uko biteganijwe bibanza muri RMC. Ibyo rero ni kimwe simperuka ntago numvaga ibiganiro bye, ariko nkurikije amakomanteri barimo bavuga ko yajyaga avuga ku bya Uganda UPDF, akavuga ku bya Congo, akavuga n'ibyo mu Rwanda. Ibyo bintu ni byinshi bishobora kuba byatuma yumva adatekanye. Kumva adatekanye noneho ikibazo nkurikije uko numvise ikiganiro ku Kwezi, nuko hari abavuga ko yari afite gahunda yo kujya Musanze. Nabwo ni nk'ibyo byose, aha hantu tuhakura inshuti tukakura n'abanzi. Uwo muntu yagombaga kujya kureba Musanze yari yamaze kuba nk'umuvandimwe we kandi barahujwe n'ibiganiro. Yari umuntu umukurikira. Twande mama Sauli. Bafitanye gahunda bagomba kubonana, ngira ngo kuwa gatanu ubanziriza Pasika, ntibyakunda ngo bigeze kuwa gatandatu babura telefone ye. Noneho ngo bakamuhamagara ntiyitabe, nyuma ageze hagati ngo akanika ngo ngize gahunda yihutirwa ngiye Bugande. Kandi Bugande haba network za MTN yacu. Wenda guhamagara ntibyapfa gukunda, ariko nabwo birakunda cyane. Kwitaba birakunda. Rero kugira ngo iminsi ibe 3 5 umuntu wagiye Bugande cyetse bamwibye telefone nabyo birashoboka. No muri bisi muri ahantu hose Bugande ushobora gukoresha network ya hano. Birumvikana kugira impungenge umuntu umaze iminsi irenze 3 atavuga ni ikibazo. Kandi ubwo nuko biri no kuvuga nabo mu mwuga w'itangazamakuru cyangwa abo bahuriyemo umuryango w'itangazamakuru ukamwitegura. Tubaremo abarikora neza, abarikora professionnel, abarikora baba amateur n'abarikurikira abakonsomateur, kuko ubwo Sauli ni umukonsomateur. Uwo muryango rero kuba wagira impungenge, kandi ko niba uhora ku mihanda noneho bakamara icyumweru batakubona, ntabwo byanze bikunze bigomba gutera ikibazo. Umuntu agomba kubyibazaho. Hanyuma rero uvuga ngo telefone ntiri kuboneka, hari uwo babanje kubaza witwa Damascene niba bakorana cyangwa ari umuvandimwe, hanyuma babaza n'uwitwa Sauli, ariko icyo kintu cyo kuvuga ngo urumva rero kugira impungenge ni ngombwa kuba umuntu yamara iminsi 3 ari abo mukorana, ari abagukurikira nk'aha ngaha tuba turi. Byonyine no kumara icyumweru nta kiganiro ukoze nuko ngiye bitashoboka. Ketse narwaye. Yego. Naho ushobora kutagikora hano nkagikora ahandi. Abantu bakavuga ati twamwumvisa. Ariko umaze icyumweru utamwumva ati kadakoma. Iyo bavuze ngo nta koma bakabaza Jarasi, abandi bagahamagara umugore, abandi bagahamagara uwo dukorana, aho hose babuza amakuru na nimero idacamo kiba ikibazo. So ni ngombwa rero kugira impungenge kuba umuntu yamara iminsi icyumweru cyose nimero ye itariho, nta nuvuga ko yamubonye hanaha. Ni ngombwa kugira impungenge. Yego. Kandi kubivuga no kubitangaza ko umuntu runaka atari kugaragara nabyo ni byiza. Ari gutungira itoroshi inzego zibaye zimufite zigateganya uburyo bwo kubivuga, zaba zitamufite zikagira uruhare mu kumushaka. Ariko kuba umuntu yabura, ngiye nkunda kubivuga, hari umuvandimwe wanjye bigeze kuba yifitiye ikibazo n'umwana yifitiye ikibazo n'umugore, yumva mu mutwe hashyushye. Yebana tipa afata telefone ayishyira munsi y'igitanda, aratega arigendera, yigira ku Gisenyi. Barampamagara, umuntu twamubuze, ndabwira ni muzenguruke mu bitaro, mubizenguruke no mu makasho, aho hose nimuhaburira mutegereze. Ngewe nkunda ibintu ibisubizo byihuse. Niba nta bitaro mumubonamo, nimubone muri za kasho, mutegereze azigaragaza, cyangwa se niba ari urwego rumufite ruzabivuga. Hashize nk'iminsi 5 akaza ati wanteje abantu bambwira ngo umwana yabuze. Ati nari nagiye kwiruhukira. N'undi wasanga ari kuruhuka. Ariko abantu ko umuntu yamara igihe runaka atagaragara ku mwanzuro we, gukuraho telefone byo nta nubwo, kubera ko telefone amaze kujya mu buzima bw'abantu. Iyo telefone itariho abantu batangira guhungabana. Ariko nanone telefone iri muri menace za mbere zinaniza, ku buryo kuyifunga aribwo wumva uruhutse. Sibyo se? Cyane. Nako ufashwa kuyifunga
telefone cyangwa se akajya ahatari rezo cyangwa ikabura umuriro, ibyo birashoboka. cyangwa akanayibwa. Yego, akanayibwa. Ibyo byose birashoboka. Ariko kuba nanone n'ibindi birashoboka ko ashobora kuba ari ahantu atayemerewe n'urugero kuyikoresha ku bushake bwe cyangwa ku bw'abandi, byose birashoboka. Rero haracyari kare. Ibyo kera byakunda guteza polemique, itegeko rijyanye no hari muri UPR, Universal Periodic Review, harimo ingingo yavugaga ngo kuburirwa irengero n'iyicarubozo. Ngira ngo izo ngingo hari uburyo leta y'u Rwanda yazitwayemo kudasanzwe. Abantu tukajya impaka, se umuntu aburirwa irengero byagenze bite. Nk'uwo mwana nari maze gutanga urugero wigiriye Igisenyi, iyo nza kwihuta nayo kubifata nk'aho yaburiwe irengero, ariko noneho abwira ushobora kuba yagize impanuka nijoro bakagira ejo bundi wanjye nako si n'iwanjye karitsiye haramukiyemo umukwabo udafite indangamuntu bamutwara. Uwo nguwo bashobora kumutwara iyo adafite irangamuntu, nta aderese bamusanze mu nzira, nta ndangamuntu bakamutwara, nta aderese ngo barakominika famiye ye. Ubwo bashobora kugenda bakamumarana iminsi ishoboka, tugafatwa nk'aho yaburiwe irengero. Ubundi iyo udafite ibyangombwa, ubu bwawe nawe nta rengero uba ufite, nawe uba wiburiye irengero cyane. No, niba telefone itari nta ndangamuntu, ntuzi uko zimanuka moto ikakujyana muri rigore, bamenya bakominikane, barakujyana kwa muganga bakuvuze, hanyuma kera none se nupfa bazatanga itangazo ngo gute bavonye umurambo w'umuntu wambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umutuku. Ibyo rero nibaza, ndimo ndagerageza koroshya imvugo ku bya Kofi. Izo nzira zose zirashoboka. Kuba yabura ku giti cye, kuba yakwibwa telefone, kuba yaba afitwe n'izindi nzego z'imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo, kuko message yanditse, message yasoze kuri telefone ye ivuga ngo ngiye i Bugande, kandi Bugande naho niyo haba heza hate, burya nta gihugu cyaruta u Rwanda. Naho ashobora kugerayo inzego zaho nazo zikamwitiza. Nuko yabagiye i Bugande na content yakoraga n'ubundi related n'Ubugande. Ashobora kugerayo inzego zaho zikamwitiza, nta gitangaza cyaba kirimo. So ubwo umuntu ni izo metero umuntu yagateye, haracyari kare. Ariko bien sûr yo icyumweru kimwe abantu bagatangira kubivuga, bibiri ukwezi ni kurangira, ubwo no kureba ubundi buryo byavugwamo. Ariko abantu kuba bagira harya wa musaza wagiye wavuze ko yaciye i Bugesera, bicahaga Budara, ariko aracyatangaza. Bicahaga Budara numvise ngo yaragiye, ntuza witwa Ndagijimana David nawe wari watangiye gutangaza ibintu, nawe umanza yaragiye, nza kubona yaragiye avuga ko yambuye imodoka, avuga ko yakoze n'ikiraka ngo bakamwambura, hanyuma acaho, nyuma biza kumvikana, ariko inkuru ntizeye. Ni nk'ibyo byose no gutera imetero. Haza gusohoka ku rundi rubuga ruvuga ko abana be n'umugore babafatiye ku mupaka wa Gatuna bashaka kwambuka nta byangombwa. Ubu sinzi aho bari. Ni nk'ibyo byose abari inkuru ziri en suspens. Niba umuryango we waragarutse mu gihugu, niba byari byabaye, niba bitari byabaye simbizi. So abantu benshi izo nzira abantu benshi bazinyuramo. So telefone kuvaho, kuburirwa irengero, cyangwa se n'umuntu kujya kwiburisha irengero akajya kuruhuka. Si ngombwa ko aruhukira ahantu hazwi, n'ubu uhagurutsa ukagenda ukigira nko kuri Muhazi wizamukiye Nyagasambu ukajya Nyarubuye ukahitsimba ukavanaho fone, nta muntu wapfa kukuba. Naha muri Kigali hari ahantu ushobora kugenda rwose abantu ntibamenye ngo aherereye hehe. So reka dutegereze. Ariko impamvu biba byabaye, wari umbajije uti kuki byaba inkuru, par rapport y'ibiganiro yatangaga, par rapport y'umwuga yashakaga kwinjiramo, byose bishobora kuba byagira impact ku buzima bwe bw'ejo hazaza. Yego. Reka negutire cyane kuri uyu muvandimwe, wenda nk'uko bivuga uti ntarirarenga isa n'isa, wenda tuzamenya amakuru ye. Reka twizere ko azaba ari amahoro.
ahubwo bazagera batanga agatego Eh, cyangwa se niba hari urwego rumufite rubigaragaza Yeah. rwaba urwo mu gihugu rwaba urwo hanze kuko niba uganda iyo bitije umuntu twajyaga tubabona babagarura ariko n'icyagihe twari tukiri mu bibazo ariko Ubu ngubu- ntibikuraho ko ari n'ababura burundu. yego hari baragenda akabura. hari n'abazaga ingingo zituzuye Eh. hari ababa baragiye n'amaguru akaza n'akagare byose birashoboka byose tugomba kubyitega Yego. Ahubwo wenda ngira ngo nari nabikomojeho ibya STT. Nari ndimo mvuga nti twabonye inkuru y'ibyitwa STT. Ubwo ndabivuga ngiye nk'uwabonye inkuru ko ntabwo ndi mu victime ariko hari abo byarebaga babigiyemo. Ariko ntibanyumve nabi ntibumva ari kuvuga ngo ibintu bumve ko ndi kubisiga isura mbi gusa nanone ntabwo bifite isura nziza kuko ubu byageze mu nzego z'ubutabera nyuma y'uko umuyobozi wa STT atawe muri yombi mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB Karegeya. Ibintu bya STT mu metero zawe ubona ubu bwisikoro bwateye ababijyamo nibo baranga kuko nabonye bari kwitsa cyane ikintu kivuga ngo ujyamo umbaze ikibazo kitarimo igisubizo ntabwo umuntu ujya ntamika ibisubizo wowe baza ubona none se ubona byarapfiriye kandi ukavugira sawa urakoze cyane ntabwo muri ubu buzima busanzwe bamugani wa Rwema kugira ngo ubone umuntu uri hagati y'imyaka 20 na 40 kuzamura reka mfate 30 hejuru ya 30 kuzamura kugeza muri za 50 ushobora gusanga hejuru abantu 40% barahuye n'ubwo buzima kuko isomo turaza kuvanamo ni gitera kurusha ikibimutera kuki abantu baba bajya muri ubwo buzima ariko twigeze kubaho mu gihe cya mbere ya 2000 hari icyitwaga nguriza yego nguriza manza baratangaga 4 bigakora shene abantu bane gutyo na gutya bati ha byabagamo witwaga Semukanya Antoine oya Semukanya wari ufite umugore w'umunyamakuru aho ugahari biraza haza Polygone haza supermarketing izo nizejo bundi mbere ya corona gatoya haza Alliance haza ejo bundi Dr Murangira umuvugiza polisi yakoze urutonde n'umugera muri 20 ariko ibyo nibyo yibuka hafi haza ibiri byejo bundi bya Tom Transfer hegana Chia CD herigana ibyinshi inzozi ni byinshi batsinda ibintu kuki ni byinshi nanze rero kumbwira ngo abarangara ni bande aho twaba tugiye kwitana ba mwana ndaza gutera imetero nkubwire kuki barangara yego cyangwa inzego zikirangaza right kuko izo zose ndi kukubwira ntabwo nta numwe nubwo uri kumbwira uti urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwafashe umuyobozi wa STT izabanje izo zose mvuze urutonde hari numwe wigeze wumva mu nzego z'ubutabera ko hari abagiye batoroka tukanabimenye gutoroka se egare ubutabera ishwe none se iki kwemeza ko iyo adatoroka byari kumuhama ni inzira urumva nubwo nyine inzego aricyo ziberaho Murangira akavuga ati ingingo y'170 na kangahe na gatatu imwe yagongaga Yongwe ivuga ngo kwihesha icyundi ku buriganya ariko wowe wundi we si mukuru bundi ufite avoka ufite avoka uburana neza umuhenerezo yagumye kubaza ati uwo wundi afite ibimenyetso by'uko afite ubumuga bwo mu mutwe ku buryo ni minerisi umuntu mukuru w'imyaka 35 bamwesikuroka miliyoni 30 gute ari mukuru umuntu kaza akakubeshyara arakubeshya se araprofita nibyo turaza kureba nyine araprofita iki ushaka gukira vuba ese gukira uretse ushukwa one ashaka gukira vuba sibyo yego niwe wita ngo uburangare
inzego za leta nazo zirangaza yego ntago zatanze inzira yo gukira vuba. Gukira biragoye. Uciye mu nzira ya leta gukira biragoye. Wakira ariko bigoye. Uri kunyumva neza? ukumva cyane Urumva, reka dufate urugero. Gukira mu nzira zemewe. Gushinga kampani urabanza muri RDB. Para raporo y'icyo ugiye gukora ujye mu kindi kigo gishinzwe ibyo bintu. Niba ari busheri ugiye gushinga, umurenge uguha icyangombwa, narika ize kureba inyama ucuruza, amakaro, aho ugiye gukorera amakaro, imashini yo gukata inyama, usanga biragukubita muri miliyoni zigera muri 5 kugira ngo ugire akabusheri kababa yabaye ko muri quartier. Nugira akabusheri kababa yabaye ko muri quartier, ujya gufata inka Nyabugogo ugomba kuyitwara mu modoka frigorifiye. Ayo ni amafaranga. Yego. Uri kumva? Yego. Ugomba kugira amataburiya y'abakozi kandi ubapimisha igituntu buri kwezi. Ugomba gutanga ipatante, ugomba gutanga amafaranga y'ibishingwe, ayisuku, ugomba gutanga ay'umutekano. Yego. Ku kiro cy'inyama wungukaho 300. None wazanye inka, dusipoze inka y'ibiro 200. Ubwo ni wungukaho 300 ni ibihumbi bingahe? 60 ku nka. Kandi inka uyimarana iminsi 3. Yego. Ubwo mu minsi 30 ubaze inka 10. Inka 10 ni ibihumbi wungutse ngahe? 600. 600 uvanamo bya bindi byose ushyiraho credit watangiranye, kapitali watangiranye ya miliyoni 5. Wishyure banke, uhemba abakozi, utange bya bishingwe, umbwire ngo za sisa za buri kwezi zizatumukira. Wumvise imetero? Nahumvise. Wahumvise? Aho uri nahumvise. Ubwo nta risike tuvuze ko umuriro wabura zikabora. Ubwo aho nibiye byagenze neza. Muri nyine waya tusipoze muri za nk'10 hari imwe yaburiweho n'umuriro urajugunya. Uhomba yo wayiguze. Uhomba nawe wari kuyigukaho. None uvanemo za dépenses zose muri bya 600 mu kwezi, umbwire uko uzakira. Warashoye miliyoni 5. Kandi hari n'ahandi bagusaba umuryango uraha, ugomba guhaha, ugomba kwambara, abana ukabarihira minerivare, ugomba gutwerera mubyara wawe warongoye, muramu wawe wavuye i Burayi, mushiki wawe graduatinze. Aho hose ugomba kwintervene. Uzakira ryari? Mu nzira leta yateganije, izo leta yateganije. Umusoro wa Rwanda Revenue sinawuvuze. Muri ya 600 uvanamo dépense urasanga usigaranye nka 2.5. Yaboneka. Buretse urasigarana nka 3.5 ariko agomba kuvamo credit ya za miliyoni 5 watangiranye. Wowe neta take home ifatika irabarangaye si mu majana. Usi wazakira ijana se ku kwezi ryagukiza. Ariko umuntu naza akakubwira ngo ati nyamara wowe muraya duhe ibihumbi 100. Buri kwezi tukungukira 25. Ukwezi kwa mbere bakayaguha, ukwa kabiri bakayaguha, kwa gatatu ukababura. Ubonye angahe? Senkani. Warabahaye angahe? 100. Ukajya ubwira nawe ugatangira gusansibiza, dore bampaye inyungu. Agwaye inyungu se igishoro wakibonye? Bagwaye 25 mu ijana watanze, ariko guhamagara abantu ngo bya bintu birunguka. Byunguka 25 za buri kwezi, ariko byitwa kunguka iyo igishoro wakigaruye. So hanyuma rero izo nzira zose nk'uko Dr. Murangiratsiri yabivuze, avuga ayo makampani agenda asimbura, nejo hazazindi, nejo wundi hazazindi, kandi zose zabona abantu. Kubera iki? Gukira vuba abantu babifitiye inyota. Rwose pe babifitiye inyota, kuko mu nzira zihari zapanzwe biragoye gukira. Niyo mpamvu ubona dusaziye ubusa. Kurya bwita ubusa. Oya c'est vrai. Neza ubu turakize. Tukize ku mutima wenda, ariko izo nzira rero abantu benshi bazijyamo kuko umuntu aba yakweretse inzira y'ubusamo yo kuba wabona akantu. Kandi ahandi hari ikibazo no kubyitiranya. Hari ibiba bikora neza. Yego. Hari ibiba bikora neza bigakunda, abantu bakishyira hamwe iyo bipanze neza. Urumva ni nkuko wavuga ngo koperative zose ntago zihomba. Kandi koperative zirunguka ahubwo ziribwa n'abaziyobora. Iyo rero abayobozi bataziriye zirunguka zigakira.
ugasanga ari koperative cyangwa ishyirahamwe ritanga dividende ya miliyoni ya buri kwezi warashoyemo 10 ukiyicarira buri kwezi yawe ikaza mu mwaka ukabona 12 mu myaka 5 ubonye miliyoni 60 waratanze 10 bicunzwe neza hanze birakora ayo mafaranga agashorwa muri shipping agashorwa mu kugura inganda agashorwa mu kugura imigabane mu bigo bikomeye ku isi mu birombe by'amabuye mu birombe bya aho bacukura essence amafaranga biterwa ngo arashorwa gute ikibazo nuko iyo baje nta mwanya kubera ya mitekerezo yo gushaka gukira vuba nta mwanya ugira kugira ngo bicalenjinge umuntu niba ari gucuruza amafaranga nibyo murangira yavugaga akavuga ngo mufite ibipapuro bya RDB wareba no muri RDB ikintu yandikishije ugasanga handitsemo gucuruza solar energie solaire wari kugucuruza yaje mu mafaranga kandi muri RDB handitse solar kandi nibyo ari Beneri yasubije na RIB RDB itanga uburenganzira bwo cooperating mu gihugu ariko domaine ugiyemo wishakira nuza niba ufite company igiye gucuruza guhinga urusenda n'imitejo byanze bikunze uraca muri Rema na RAB ariko company yemejwe na RDB niba ari mu mafaranga uraca Beneri cyangwa Capital Market Authority so noneho rero akantu ko RDB iyo nyota yo gukira vuba ntiduha umwanya wo gutekereza ngo abo bantu bacekinge umubaza uti Beneri yarabemereye tubirimo hasigaye igihe atari ko RDB yaremeye RDB ntijya yanga cyangwa cyo muri RDB bakibona 15 minutes online ntabwo rero cyakabaye ikintu abantu bashobora kuba bagira so ariko nongere mbivuge abanyarwanda bakuze bamaze guca muri ibyo bintu ni benshi n'abazabicamo ni benshi ntabwo ipfa guhagarara kuko inyota yo gukira irahari kandi noneho yanzira nakweretse leta iteganya inzego ziteganya ntabwo iri garanti rwose ntabwo iri garanti kuko iyo ugize yanzira nakweretse za birantega reka nzivuge nazo muri ya 600 nakweretse busheri yakabaye ikungukira hakazamo challenge yo kuvuga ngo umuriro urabuze inka imwe iraboze iboreye muri frigo ngaho imagine noneho uhasize nk'umwana agaterura akagavura niba ufite umwana ukugavura 3 bya buri munsi ubwo nangahe si 190 muri 600 hasigaye ngahe 540 510 ugize ibyago wenda umuntu ushobora no kuzipakira mu modoka iva Nyabugogo ifite frigo mupakiyemo muri abantu wenda hagiyemo inka 10 mwewe urigendeye uti murazisangishayo nundi aragiye ati murazisangishayo ya modoka igahita ikajya Bukavu za nka 10 zose ubwo nayo niyo urayihomye bya birantega biraza so rero impamvu inzira iteganijwe irafundanye kandi irimo birantega nta gikumira zayo noneho inzira rero yo gukira iyifundanye irimo na za birantega iyo habonetse yabyihutisha abantu barahurura buri bank konte bloke irunguka ngaye banki ikaze ishobora kuguha 10% cyangwa 7 si wavuga ngo 7 ubwo niba ari miliyoni mu mwaka bazaguha 70,000 by'inyungu si wavuga ngo warumutse niyo mpamvu uruko abantu barashaka rero ahantu bashobora gushyira amafaranga bikihuta na za trading zirahari na birahari nejo bazaza nejo bundi bazaza icya kabiri birajyamo abantu bameze bate ntabwo ari abaswa n'abakozi n'abafonctionnaire n'aba wumvishe seshizi ingagari zirimo niyo mpamvu kuvuga rero ngo inzego se zirarangara nta bari muri izo nzego ho ntihari abari bo babijyamo so rero STT ni system n'ibindi buriya buryo ni uburyo buza muri societe somehow iri désespéré pas désespéré comme tel ifite ubushobozi bw'amafaranga n'ubumenyi ariko bwa bushobozi bw'amafaranga n'ubumenyi bidatuma bagira ku reba nka bariya reba nka bariya bakira bafite imiceri iparitse Masaka buri muzigo nta numwe wari ufite umuzigo uri munsi ya 1,100,000 za nzira wazibonye hariya uzahomba make hariya
mfashe ikamyo bishyura amadolari 200 ya buri munsi, nkafata kuba bababwira ngo musubize umuceri Tanzania, homboka mu muzigo wa miliyoni 100 uzagaruza menshi, azagaruza nka miliyoni 30 zishye. Hanyuma se kandi ubwo izi 100 yazigezeho mu myaka ingahe? Yewe we ushobora gusanga naratangiye primaire acuruza, uriya muntu ufite iriya kamyo ushobora kuba naratangiye primaire acuruza. Abazanga amatasi umweru. None se uriya miliyoni 100 bazishoye mu muceri mu nzira yemewe na leta, akaza agahombamo 70, ziri 100 umweretse ahantu azitereka, ukamubwira ko muri izi 100 ajya buri 10 za buri kwezi, sako kanya ntiyahita aza imbere. So ntabwo singe kubeshya abantu, simbidefanda, nanjye byambaho cyangwa byambayeho, simbidefanda, nuko nzi neza ko ni fenomene utapfa guhagarika, n'ejo bundi bizaba, kubera ko inzira ziteganijwe z'umukiro zirimo amahwa. Tubreming nde rero? Nta numwe na blaming fenomene ntawe pe, ntawe. Kera abantu bakiraga vuba Rwanda Revenue itaraza, ariko igihugu nacyo gikeneye umusoro. Ndabyibuka kera Bond 7 igura 500, none biragura 3500. Twayinyweraga 500 mani, kuko nta musoro wabagaho. Akabondi umugati ari 100, iki bintu byose byoroshye. Ariko igihugu kizana Rwanda Revenue, kizana za izo zarika Rwanda FDA niyo ikoze kuri abo bacuruzi, ibyo bigo byose bitaraza, nibura hari ubuhumekero, abakize icyo gihe. So rero impamvu mbivuga ntubiseke, n'ikizaza ejo bundi bazakijyamo, n'ikizakurikiraho bazakijyamo. Kubera iki? Inzira zo gukira. Dufata urugero, urahembwa 300,000, banki yaguha amafaranga menshi, yaguha wenda ibariye ku 100 wakwishyura 1/3 cya buri kwezi, niguha credit wishyura mu myaka 5, ubwo ni miliyoni nyinshi n'esheshatu, kuko ni 100 mu kwezi bikaba 1,200 bukwaka 6 ziravamo iki kuko utambeye. Ikibanza cy'Ibugesera muri Kigali ntiharimo, ni ikibanza gusa n'inzu y'inkarakari, ubwo uzakira gute? Biragoye. Ariko ntubona ahantu wajya unaga iryo 100. Kandi uwo nguwo nawe uri kuvuga ubu mwibuke ko ari mbarwa, uwo bayaha yego nyine ni bangahe bayahabwa. Uguzemo moto ubu uzageze muri miliyoni 2. Benshi uyihaye umuhungu arayisindanye, polisi irayifashe, ugiye utangiye mu by'amande, cyangwa akakubeshya ngo twakoze inama, ngo polisi yadukoresheje inama uyu munsi nta verisoma, bugacya icyumweru akakimara atakuverishije, ukayishyira ku isoko. Inzira zo gukira ziri he? Urahenga imiteja, imvura iragwa, cyangwa isoko ribure. Inzira zo gukira ziragoye, niyo mpamvu izibusamo abantu zitabirwa zigashobora. Nta muswa ujyamo pe, nta muturage baza ngo bajijishe. Ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo kera byaracitse, ubwesiko rwo kuvuga ngo hano ngo ku Kinamba bahafatiye imodoka ngo bibye umuzungu ngozana ibipapuro, ntaho bikiba. Ubu promoma niyo mpamvu umurangira yabyise, ubwo ni nayo terime ya criminology, yo yise white collar crimes. Ubwesiko white collar crimes, ubwesiko ni ibintu bikorwa n'abantu bambaye amakote, bambaye amakravate, basa neza, nta nzu amena. Warabyumvise ibyabereye muri convention? Warabyumvise ibyabereye Rwamagana muri kino cyumweru gishize? Yego Rwamagana kweri. Abo bose baprofita iki? Inzira zigoye, zifundanye, zirimo ibihato, zirimo ubunyerere, ku buryo uyinyuzemo kugira ngo uzagere. Yewe tata, miliyoni 100 wacuruza imyaka nk'ingahera, yawe we nka 35 wenda. Nabwo simbizi, ubwo ibihato biba byabaye bikeya. Wagize Imana ugira urushako rwiza, wagize Imana ugira abana bazima batakwiba, bumva banagufasha. Ariko bana yanjye we mumbabarire, inzira ziragoye mana. So rero bariya bira ni ibintu buriya mu bakozi ba leta benshi bari bagiyemo barashya. Hari bigeze kubaza amakopeki ziswaga za Gisubizo, urazibuka abantu bahiriyemo kuko nabyo mbere nuko yemeye kwishyura 1/2. Ibyo byose ni inzira y'iki gukira, ubusamo. Mu gushaka inzira yo gukira, ntabwo ari ubusamo, niyo ishoboka paswe nakweretse iteganijwe ko itagukiza. Nta byakugora pe. Tubibutsa ko kandi amakaro meza ari ku Ikaro Plaza, bafite gypsum,
bafite rangete, bafite n'amakaro yitwa crown crane, bakagira amarangi meza avanze neza hariya i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station. Urahita ubona inzu y'umweru, hanyuma ushatse wahamagara kuri 0783 450 icyiza cyabo baragutwaza. So muri make rero ubwo nari namamaje karo, buriya nawe hari igihe tuzaganira numve we izo nzira ndi kuvuga ariko ni byinshi abantu gushyira hamwe n'abavandimwe n'abagize umuryango rimwe na rimwe, cyangwa se imiyaga, sinzi niba leta igiye ishyiramo imiyaga, ariko rimwe na rimwe ushobora kugira wakopa, iyo ukopye bakakwambura, ibyo ni bya bihato navugaga muri ya nzira. Ariko rero umuntu akavuga ati zana amafaranga yawe nta kindi kibazo, wowe ujya utonda roveniseke za buri kwezi, 25 mili uzajya uzibona, akanyenyeri washoye 100, aho ngaho wajyayo. Ahantu ushora 100 buri kwezi 25 zikaza, mu mezi 4 ukaba ubonye 100 washoye, bikiriyo kubaho gusa. Nta ibyo rero na rimwe nta wabihagarika. Iyo watanga amatangazo ka 100 nikizaza ejo kiza, niriya STT ishobora kuza muri rindi bara. Hari n'iyitwaga TAT ifite n'ama office ahantu. Yego. So ibyo rero byose rero kubera ubuzima turimo bugoye, abantu babeshya abandi ama contract, ababeshya abandi akazi, ababeshya abandi business, cyangwa se zikanapfa, nazo zikapfa. Ni nkuko wavuga uti dushore muri iki niki, ejo ukabona biranze. Pasika yanzira ntabwo imeze ityo, sibyo? Ntabwo irambuye, igororotse, ntabwo igororotse. Habamo za zigizaga. Iki kintu cya STT ukivuze mu buryo busa nkaho noneho butandukanye, kuko abantu benshi babonye bari gutera amabuye bagiyemo n'ubujiji, urangare, nta bababwiye ngo naciye acide nuko shabyihorera, nta njiji irimo hariya abantu. Ariko injiji igira access ku bihumbi 100. Nanjye biragiye kuvuga umuntu wese harimo n'aba miliyoni. Umuntu yakwibwa. Reka nkubwire, ni 50 cent wabivuze ngo uzakire cyangwa se upfe ugerageza gukira. 50 cent good try get rich or die trying to be. Ibyo nge nta nikoza. Niba amafaranga yawe ahiye wari wayashoye ugamije kugira ngo yunguke, nta birenze. Ureze ko ari igihe wari mu byaha uri kuyakonsuma. Urese iyo unyweye byere 5 mu kabari, umuntu akakwiyenzaho kubera za mitsingi 5 zikakuyaza, ntubashe kumanaginga uburakari bwawe, mukarwana, pandagari kabajyana, mukabanza kwa muganga, mukishyura, mukazajya no mu rubanza, ugasanga namageragerejemo. Ayo mafaranga ntabwo yapfuye ubusa. Ni menshi cyane ahubwo. Urumva aho kugejeje, mitsingi 5 urumva aho zikugejeje, mageragere, kwivuza, kwishyura avoka, wabikubye kangahe, wabyumvise? So niba rero amafaranga ahiriye muri diru yarigamije kuzana andi, wirogereta nta nubwo nakwitinjije. Icyakabiri, icyo ni ibintu ushobora kuganiraho n'umuryango, ukabigishamo n'inama, wenda mukongera mukiga feasibility yabyo n'ubwizerwe bwabyo na sustainability. Ariko pratiquement no gushya washoraga no agitorosi se kwishobora guhirima na nuzanka handi hirya mbarara yitwa ngiki handi hirya mbarara Masaka ishobora guhirima Masaka cyangwa igahirima Ntungamo. Assurance yarangiye, hari icyo uramura ishwi, ariko yari yagiye mu kazi cyane, sibyo? So kuba rero wahomba mu nzira wateganyaga kunguka, icyo ni uguhomba bari mu nzira zidafite akamaro. Yego, sibyo? Zidafite akamaro. Naho ubundi bana ako kajambo yavuze guki 50 cent, get rich or die trying to be. Bari abantu rero bahomba muri za STT, TAT, Tom Transfer, Alliance, Supermarketing, hari n'igitwaga 3FS. Abo bose bari muri principe ya 50 cent. Uri mu nzira zo kujya gukira, sibyo? Nta n'uwakuveba ko ntabwo wakwicara nanone.
ari ukwicarana amafaranga mu rugo imbeba zayarya, ari ukuyajyana kuri banki inyungu iri hasi, ari ukuyashora umotari imoto ashobora kuyikurya, ari ugushinga butike umwana usizemo kuba ko wowe ufite ahandi ukorera amafaranga gutyo na gutyo, ari n'uyikoreramo ushobora gukopa bakakwambura. Inzira zose nta nzira yo gukira itabamo ibikwazo. So rero icyiza ni ukubitekereza zibyo. Navuze gatoya ku nkuru n'ubundi twabonye, ntabwo ushaka kwitindaho, ndagira ngo n'ubundi dusatire umusozo y'abasore bakoze umutwe kabisa nk'uko n'ubundi bariya mbita abana. Yego ni abasore ariko ni abana. 22 harya niwe mukuru ni 22, abandi 18 19. Iriya bintu si akasamutwe mugani wawe? Ni akasamutwe, harimo amasomo abiri, nkongeye ibintu byose mbibona mu masomo cyangwa 3. Bariya abana icya mbere nanavuganye na bamwe mu barimu babigishije babazi amashagaga yabo biga tronkome, n'imiryango yabo nari mfite gahunda yo kuba nayigeraho nuko ikiganiro kizanye mbere, ariko nacyo nimbonana nayo tuzabigira. Bagongana n'ino myigire igira access to cash mu buryo bworoshye. Kuyo urangije tronkome ku myaka 14 ukajya muri TVET indi 3 17 wize mekanike finish. Urabyumva, utangiye gukira igiti faranga kuri 17. Cyo ni kimwe. Ni byiza kugera ku mafaranga vuba, ariko ni byiza nanone ese inyigisho zitangwa kuri abo bantu biga byihuse, biga ibituma babona ku mafaranga byihuse, biga uko bagomba kuyacunga. Cyo ni kimwe. Icya kabiri, dara ntabwo ari abana bo mu miryango ikennye ukurikije CV zabo bose pe, ntabwo bibira inzara. Icya kabiri, ikindi kinantangaza, nta wiba ashyira iwabo, nta n'uwiba yevesisa murangira yavuze ati nta na konte bagira, biba bakonsoma. Icyo ni ikibazo. Abajura baratandukanye, hari umujura wiba yikiza akiza igihugu cye, hari umujura wiba yikiza akiza igihugu cy'amahanga, hari umujura wiba ibyo yibye akabikoramo ibyaha yangiza, hari n'umujura wiba n'ibyo yibye akabyangiza. Bariya abana bari muri ibyo, muri izo kategori ebyiri zanyu. Niba nibye nibikabe nta umuntu yibye miliyoni 100 za mu kigo, azubatsemo inzu ya nivo 2, atanze akazi, inzu ayubatse mu gihugu, uwo ni icyiciro cye. Dufite undi mujura uyiba agashyira kuri konte zo mu mahanga cyangwa akagura inzu kuri Mediterane, ni umujura nawe ku giti cye ariko arimo arakiza amahanga, kuko mu Butaliyani nta muyede wo mu Rwanda uzajya kubakayo. Dufite umujura wiba wa gatatu navuze, wiba akangiza ibyo yibye umutungo. Nigeze kubibwira umuvunyi akiri Clement, hari abantu banyereza kuko umuvunyi wo ugenda utagetinga ngo sobanura ibyo utunze aho wabikuye, ariko hari abiba n'ibyo bibye ntibabitunge, abo nibo babi. Aho kuza ureba ngo iyi nzu wayiguze ryari, no, wakabajije umuntu ngo kuhora Zanzibar buri samudi na barumuna bawe na bashike ikipe y'abantu 10 uhora usohokana Zanzibar, kuko uwo muntu nta nyubako uzamusangana, uzamusangana fagitire zo muri hoteli ya Zanzibar, uhora ku Gisenyi lifestyle. Ntago barabyumva, namurangira byumve. Ejo nibwo yatangiye kukazana avuga kuri wa mustari ujya bacumbikira mu Kagarama ninde wabuze pati Ishkevin ngo mujye mureba ngo umuntu najya kukugurira ngo ubanze umenye ngo kwagura cyane ngo yayakuye. Na Rutaremara yageze kubivuga ngo agahungu kakabahamagara ngo dore ngo nunjize miliyari 2, ngo makavuga ngo nakagabo ngo yuvuga ngo nakajura. Lifestyle audit ari ribu, ari parike, ari polisi, ari umuvunyi, yajya gutamiza ukamubaza. Si cyo kibazo se nyine, ni education no kubaza ukabyigisha abantu pe.
urinde wo kubaza umuntu wakuguriye inzoga ngo uyakuraye. Uwo muco nitutawugira umuntu azagusura koko jara wiyorganije akaniverisere k'umuvandimwe, none umuntu aravuga ati ngewe ngutwereye intuza ikarito ya Focus ni n'urugero, na ntuza niya John Walker, uratangira umaze ngo yakurahe handi. Mu buzima busanzwe ibyo bintu birashoboka. Kubaza umuntu wayo uri kusengera bisaba amasomo lifestyle audit bigomba kuba n'ubuzima bushyashya bugomba kuza mu bantu. No ese ubundi usibye kuvuga ngo barashaka ibimenyetso, umuntu yafese miliyari hari wigeze ajya kuzite ngo yakuye ntibabanje gushaka ibihamya by'ibyaha. Hari wigeze abaza ngo miliyari uri biko bigaragara ko utigeze uhembwa miliyoni zirenze 5 kandi kugira ngo uzageze miliyari uhembwa miliyoni 5 ni inzira ndende. Hari wigeze ajyayo? None urimo urabwira umusitari ngo jya ubaza abo bana ngo izo nzoga mwazikuye he? Banza ubyigishe be mu muco abantu bagire, kuko ngiye nkunda kubyivugira. Hari umugabo twari duturanye w'inshuti yanjye rwose yinyweraga primus isanzwe, ariko umugore we asohoka mu rugo nibura ku mubiri hariho 300,000, urukweto, shenete, ikanzu, umwenda w'imbere, umusatsi, shenete yo ku kaguru, impeta, iherena mu ijosi, parufe iyo mu mano, inzaro, parufe yo mu mano, iyo mu kwaha, iyo mu gutwi, 300. Ubuzima tukafata nk'ibisanzwe. Nundi wese arebe lifestyle igendamo amafaranga menshi, kandi abo bajura nibo babi. Abo abajura biba bakangiza ibyo bibye, ubundi byabaye itegeko byo kubahana, bagahanwe double. Naho wibye agashyira hariya akagura inka, akagira ifamu mu Bugesera, agashyira y'abashumba, inka zigakamwa, akagemurira uruganda rutunganya amata, agakreye imibereho, agatanga akazi atandukanye banyumvise. Yego. Noneho hakaba nundi ujya kuyarira hanze, nta yazanye muri Abani, ntaguza amakaro ku Ikaro Plaza, byose agiye kubikosomera Singapore, Philippines, kandi yayibye abanyarwanda. Hari byinshi bigomba guhinduka. Kandi ndatekereza abantu bashinzwe ibyo bintu rwego rw'umuvunyi na RIB, hari bigomba guhinduka. Hariya nibwo iriya message Dr. Thierry yihaga abo bantu, ayivuga ngo umuntu nazana ibintu iwawe banze umenye ngo akora iki. Nundi wese na nundi ushaka kumureba igihagararo, movement ze, asohokana abantu bangahe, abahwate. Nigeze kubibwira umuvunyi ngewe, ndavuga ngo urirwa wibaza umuntu, umugabo ahembwa 800, umugore ahembwa 500, simwe na 300. Well and good. Credit bayishyura, bafite credit bishyura 700, ngo nazgaye 600. Hanyuma umugore ariga soir muri kaminuza, arishyura ubwishyura na transport. Hanyuma nawe bafite imodoka inywa karubira, umugabo nawe Hennessy ya buri munsi, abana ishuri bigaho, ukabara ugasanga wa muryango winjiza 1,300, ubuzima bwawo bukwita muri 3.5. Wagombye kuvuga ngo ese birashoboka kubaza ngo 2,200 zirenga kuzo mwinjiza zivahe? Murangira Dr. Dukunda, izo nizo nyigisho zisigaye lifestyle. Ese abantu babayeho birenze uko binjiza, mu bafite hari chambre, hari departement bashinzwe, none se udafatiye urugero kuri bari abana, ngiye ofite n'iryo somo shaka ubone niryo nakuyemo. Udafatiye urugero kuri bari abana 6, harimo umwuka uvuka mu rugo rw'umugaragiste, harimo ibyo bakora bijyanye n'umwuga wabo. Ariko nanone ese koko izo nyigisho murangira we bizarohada nubwo ari dogiteri kwigisha abajura uko bagomba gucunga ibyibwe? Ese biremewe muri ntuza, muri etike? Muri etike biremewe? Bivugiye kuri channel yanjye, wajya mu rwego rwa leta kuvuga ngo bajura mucunga ibyo mwibye gutya? Iryo somo hari waritanga? Bajura bafatanya bikora. Bajura niba nubwo wakwiba shora mu Rwanda. Arekaye nta waritanga icyo. Bajura niba ayo wibye wiyanywera inzoga, yakoreshe neza nyabuye, yagurema agatungo. Mujura muvandimwe, ayo wibye wiyajyana mu ndaya,
iyo message ninde uzayitanga ayaya ninde mujura muvandimwe amafaranga wibye wiyashakamo abagore benshi